Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Ni mwene sonze By Bahati Shaban basuhuza. Ndizera muri amahoro kandi kuri uyu mwanya mwiza Imana ibitwemereye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusenge. Data mu izina rya Yesu, tunejejwe n'ubuntu bwawe. Ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byacu, kandi Dawidi yaravuze ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Dushoboze kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro mu buzima bwacu, kandi ibyo tugiye kuganira bigira umumaro abantu babyumva bose. Mu izina rya Yesu twizeye kubikora, amen. Bene data, muri aka kanya ngize umugisha ukomeye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuye rimfashije mu magambo ndi gusoma muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ku mumaro wo kubana n'Imana, wo gusabana n'Imana cyangwa kumva ijwi ry'Imana. Ubundi gusabana n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko gituma ubasha kumenya icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe, ndetse bigatuma ushakashaka iteka uburyo wakora ibyo Imana ishaka, kuko nyine ni umubano udasanzwe uri hagati yawe nawe. Ariyo na mpamvu abakristo bakwiriye kwifuza gusabana n'Imana. Ariyo na mpamvu abakristo bakwiriye ko ubuzima bwabo babubaho bashima Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe muri igice cya 10 umurongo wa 27, hari amagambo avuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Biri mu kugira ngo usabane n'Imana nuko ukundisha Imana buri kimwe cyose cyawe. Hari indirimbo kera tukiri abana bajyaga baririmba, korali y'abana yajyaga iririmba ngo Imana yampaye amaso ngo yo gusoma, ngo yo kureba ijambo ry'Imana, umunwa ngo wo kuvuga ijambo ry'Imana, amatwi yo kumva ijambo ry'Imana, ngo amaguru yo kugenda mu murimo w'Imana, amaboko yo gukorera Imana. Mbega ukumva ko ikintu cyose dufite tugifite kubw'impamvu. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira iki? Riratubwira ngo turabe Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu tuyenderemo. Ngo Imana yiteguye uhereye ku kuremwa kuva kera. Imana ishimwe. Gusabana nayo rero ni ikintu gikomeye, kuko ugomba gukundisha Uwiteka umutima wawe wose, mu ntekerezo hakabamo kuzirikana urukundo Imana ikunda n'imbaraga zawe zose ukwiye kuzikoreshereza Uwiteka ukwiye mu mirimo yawe. Erega si umurimo w'Imana ni iki? Ntabwo umurimo w'Imana rero mu rusengero gusa bavandimwe. Hari igihe twiga nabi twegera ngo imbaraga zacu iyo tuvuze gukora umurimo gukoreshereza Imana ni ukujya mu rusengero gusa. Oya, na cya gihe turi mu kazi kacu, iyo tugakora neza kandi tugakora twirinda dukiranuka, burya tuba turi kubaha Imana. Iyo dutanga serivisi ku bantu bazidusabye kandi biri ngombwa, tutagiye gukora ibindi atari icyaha, ni umugisha ukomeye. Ngo ubwenge bwawe ukwiye gutekereza ibizagutse, ariko nanone biri mu buryo bukwiye, mu buryo Imana ishima, Imana ihabwa icyubahiro. Ubwenge bwawe ukwiye kubukoreshereza Imana, imbaraga byose, kandi ukabasha kugendana n'Imana. Hano narindi gusoma ijambo ry'Imana muri Matayo, mbona umumaro ukomeye wo kubana n'Imana, wo kumva ijwi ry'Imana. Iyo usomye muri Matayo igice cyaho cya mbere, ugasoma wenda ku murongo waho wa 18, aravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo uko byagenze. Nyina Mariya yarasabwe na Yosefu, ariko yarataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo wa Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana iramubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nshatse kuvuga iki? Ahangaho usomye igice cya mbere n'igice cya kabiri, tubona uburyo Yosefu yumvise ijwi ry'Imana inshuro zigera kuri enye, hano Bibiliya ivuga, kandi zimugira inama, zinamwereka uko akwiye kwitwara, zinamwereka uburyo akwiye kugenda. Ahangaha ijwi ry'Imana ryamubujije gukora ikosa, kureka umugeni we, kuko yabonye Mariya atwite inda y'umwuka
wera, niko Bibiri tubwira. Agambirira kumubenga rwihishwa, ariko kubera yari umukiranutsi nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kubera ko yari umukiranutsi adashaka gukoza isoni uwo yakundaga, agambira atyo, marayika aramusanga mu nzozi nijoro, abona imigambi yagambiriye, aramubwira ati witinya kurongora umugeni wawe, kuko inda atwite atari yo kwitwara nabi, ahubwo inda atwite ni umwuka wera. Imana idufashe cyane. Umumaro wo kubana n'Imana, iyo dusabanye n'Imana, iyo tuganira n'Imana, Imana idusanga mu buzima bwacu, ikatuyobora inzira, ikatubuza ibibi, hanyuma ikatwereka ibikwiriye. Muri iki gice cya kabiri tuhasanga inkuru uburyo ijwi ry'Imana ryamanutse mu banyabwenge ubwo bari bagiye kuramya Kristo. Hanyuma baca kwa Herode bazi ko ari umwami yavukiye, basanga atariho, inyenyeri ikomeza kubayobora bagera aho Yesu yarari. Hanyuma bakimara kumuramya, bakimara gutanga amaturo, bagiye gusubirayo, marayika ngababuriza mu nzozi, arababwira ngo ntimuce inzira igana kwa Herode, ahubwo abereka indi nzira, kuko Imana yabonaga ko nibagera kwa Herode yari afite umugambi wo kugira ngo yice Yesu. Icyo ni ikintu gikomeye. Umumaro wo kumva no gusabana n'Imana, kumvira ijwi ry'Imana, utubuza gukora amakosa ashobora guhemukira abandi, kandi bikatwereka icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Ni nako Imana yasanze Yosefu, imusanga ubwo Herode yabonaga ko abanyabwenge bamutengushye, bataje kumubwira amakuru nk'uko yashakaga, agambirira kwica abana bose bari munsi y'imyaka 2 b'abahungu, kugira ngo na Yesu agendere mu gihugu cyose. Ariko Imana isanga Yosefu mu nzozi, iramubwira ngo haguruka, ufate umubyeyi na nyina, ubahungishe, bavane mu gihugu, bajyane mu Egiputa, kuko Herode ashaka kumwica, yagambiriye kumwica. Urumva amakuru? Ijwi ry'Imana rituma duhunga, ijwi ry'Imana rituma ridukura mu bizara akaga, rikatujyana mu nzira nziza. Mwene data, nagira ngo ukundishe kumva ijwi ry'Imana, nagira ngo ukundishe gusabana n'Imana, kuko bizagutuma umenya icyerekezo nyacyo. Kuko ageze no muri Egiputa, ijwi ry'Imana ryaramusanze hashize igihe Herode amaze gupfa, iramubwira ngo haguruka ugende, kuko uwahigaga ubugingo bw'umwana yamaze gupfa, bashaka kumwica bapfuye. Arahaguruka asubira, aragenda ajya i Galilaya. Agezeyo kubwo kumvira Imana. Mwene data, muri iri jambo nasomye, nifuje kukwifuriza kugira ngo urusheho gusabana n'Imana, bityo gikumenera amabanga y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kandi ijwi ry'Imana rizakubuza gukora icyaha, ijwi ry'Imana rizagukomeza mu bihe bikugoye, ijwi ry'Imana rizakuyobora inzira ukwiye kunyuramo. Bibiri irambwira ngo nzabigisha, ngo nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo, ngo nzakubwira ngo ujye ibumoso cyangwa iburyo. Imana ishimwe. Dawidi aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima ngo nagucumuraho, ijambo ryawe nitabaza ari muri kibenge. Imana idufashe. Birakwiriye kugira ngo tube abanyabwenge kandi tubeho ubuzima bushaka kumva ijwi ry'Imana. Iyo twumvise ijwi ry'Imana riratuyobora mu buzima bwacu. Rimwe numvise inkuru y'umusore umwe bari ahantu bari gukora umurimo, inkuru yabayeho. Hanyuma bari gutaha, bari kubaka urusengero, igihe kigera kugira ngo basubire, bagiye gutaha. Ahantu yacaga uwo musore hari mu ishyamba, ageze mu nzira yumva ijwi ry'Imana riramubwira ngo yari afite ikofi mu mufuka inyuma, ijwi riramubwira ngo kuri ikofi inyuma uyizane imbere. Kibaza ngo nkuri ikofi inyuma nyizane imbere. Yongera ijwi risubiramo bwa kabiri, ariko atari kuri kuremo, ayishyira imbere. Hanyuma muri ako kanya yahise ahura n'inzoka igiye kumuruma ku itako, iruma kuri ya kofi. Iyo atumvira ijwi ry'Imana birabyagenze gute? Aba yarariwe n'inzoka ikamushyira mu mara, agapfa cyangwa akagira ikibazo gikomeye. Hari undi mupasiteri w'inshuti yanjye, ijwi ry'Imana ryamanutse ku buzima bwe. Yari ari mu nzira ari gutaha, ca ahantu mu nzira mu mujyi, imubuza kunyura mu nzira. Yumva ijwi ry'Imana rimubuza guca mu nzira, kandi yabonaga ageze mu rugo, ariko hari harimo imitego. Kubwo kwininyira atabasha kumva, ijwi rirongera riragaruka. Rigarutse muri ako kanya, aravuga ati
yumva biranze, yumva haje urusenda mu maso, aravuga ati wasanga rero ijwi ry'Imana rinyabura. Arakatajya kuzenguruka inzira nini, atashye ageze mu rugo yumva asanga hahantu yaragiye guca haguye umusaza. Umusaza wari uhaciye ariko nk'itabi yahuye n'abasore bamutera ibyuma arapfa. Iyo ataza kumvira Imana ninde warapfuye? Ni wowe warapfuye muri mwanya. Kumva ijwi ry'Imana ni ingenzi mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane, kandi ntabwo bisaba ko tuba abanyabwenge mu bundi buryo, bisaba ko tuganira n'Imana mu ijambo ryayo, mu gusenga tukabyitoza, bizatuma ubuzima bwacu bubaho iteka tuyobowe n'Imana. Imana iguhe umugisha mwene data. Uyu munsi uharanire kumva ijwi ry'Imana. Nigeze niga Icyangugu, hari amasengesho, hari ahantu habaga umuntu w'umukecuru w'umunyamasengesho, abantu bari gusenga bari mu materaniro, igihe kiza kugera bari gusenga bafite ibindi byifuzo bafite, ijwi ry'Imana riramusanga aramubwira ngo nimusengere, hari indege nshaka ko musengere hakavaho impanuka kuri yo, kuko iyo ndege irimo umukozi wanjye nasezeranije umugisha. Barasenga, kandi ibyo yari muri Amerika, uwo mukecuru ataragera no ku kibuga cy'indege. Inshuti y'umusaraba, barasenga baravuga ati hari hishurirwa ngize ryo muri Amerika, hari indege tugiye kubuza kwikora accident kuko harimo umuntu Imana yavuzeho amasezerano. Nimba uwo mukecuru ataragera aho hantu ariko akabasha gukominikana, biradukwiriye ko dukwiye kugirana ubusabane n'Imana. Ese ufitanye ubusabane hagati gute? Ese wumva ijwi ry'Imana? Iyo uryumvise se ushaka kuryumvira cyangwa uraryumva ukaninira? Uyu munsi wumva ijwi ry'Imana rikubwira, rikuburira ngo uve mu byaha, rikubwira ngo komeza inzira ugende kandi uyumvire. Reka dusenga. Data, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe. N'urugero rwiza tubonye muri Bibiliya rw'ukuntu waganirije Yosefu, w'ukuntu waganirije abanyabwenge, ukababuza aho bakwiye kujya, ukababuza uko uburyo badafata ibyemezo, ku buryo bakwiye gufata ibyemezo bikwiriye, tukabagirira aba nziza. Ndingingira buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe aharanire kumenya uko akwiye gufata icyemezo gikwiriye, kugira ngo Mwami no kugukurikira ubuzima bwe bube butunganye rwose. Amahoro n'umushitanga n'ibiganze kuri twe, mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Imana ibahe umugisha.